bazirika n'ahatari batajya bahamagarika n'umuntu nkanjye w'umusore nta muntu ushobora kumuhagarika kuri byagenze gute rero njyewe namucunze mpita nirukana nza hano muri ariko n'utuntu twawe n'utuntu twanjye nta kibazo wakunzwe na kamananga kandi abafana ba siporo bakomeza kwiheba nimba apeti turusha amanota 5 ushobora gutsindwa umukino umwe twatsinze hagasigara mwabiri yakongera ikanganya twari twatsinze bakaba tuyishyikiriye njyewe mfite icyizere ntabwo udakunda gutwara igikombe nzagitwara Fafa hari akantu kabaye hariya kuri geti ngira ngo ngarukeho bagusubiza inyuma urangije bakinga ku jisho uriruka njyewe kariya kantu nkunze kukagira nta kuntu umusore nkanjye nk'umuntu nkuriya Usaidi Bogadi de Tukaines. Kuna Futunanga. turi mu karere ka Musanze aho match ya Rayon Sports na Musanze banganyije igitego 1-1 nta nzovu umwe mu bafana ba ekipe ya Rayon Sports yari yakarenganye nzovu umwe umeze ute ndababaye numvaga ko ikipe ndi buyitsinde biragaragara mu mwanya wahoze mbona wafashe imyanya n'akumiro ubundi byakiriye gute nyine uko byaciye turatsinzwe turatsinzwe ni ukwihangana turangije kimwe ariko ntabwo twigeze twitoreza kuri iki kibuga bari gukinaho nabyo bazabirebe ariko turanganyije niko futuboro igenda ubona impamvu nyamukuru yo kuba mutsinzwe ari uko mutaraye mukoreye imyitozo kuri iki kibuga nabyo ndabibona ko ariyo mpamvu nabwo tunganyije ubundi iyi mace nari kuyitsinda wari wayikaniye wazirara Musanze kujya gusubikira bimeze gute nta kibazo ni inota rimwe reka ndijyane njye gutegura indi mace zakurikira Waryemeye barijyane ko Imana niyo nkuru. Ikona tuzajya. twarakubonye urira kuri match ya polisi uyu munsi wa none amara y'umugabo yatendejemo uyu munsi nta kurira kuba nanganyije nta kibazo kandi bitewe n'ibihe twanyuzemo banga ko dukorera imyitozo ku kibuga cyabo ngenda babaye mukeba wanyu APR ejo yatsinze bikomeje kubana iki nibyo nyine ubwo hashobora kuba hagiyemo ikinyuranyo cy'amanota 5 urumva muzayakuramo ibyo byose birashoboka shampiyona iracyari mbisi hasigaye imikino myinshi nzovu wacitse intege biragaragara cyangwa nagapira washangaye na Musanze nyine nacitse intege Musanze nacitse intege Musanze tugiye kwita ikipe yoroshye cyangwa Musanze irakomeye muribuka ko weruka yatsinze APR Musanze ni ikipe ikomeye APR nayo yatsinze yego ese kwa munaniza umugari igihombo mwena nta gihombo kirimo ariko nashaka gutsinda iyi match bagenzi bawe abafana bagenzi bawe abafana banjye bitware neza mu muhanda nubwo twatsinzwe twitahire kandi icyo nababwira ntihagire umufana wa Rayon Sports urara i Musanze bose barara i Kigali uravuga iki kuri abudura wongeye amezi 3 muri Rayon Sports muri kuva muzabona igikombe inde abudura wongeye amezi 3 muri Rayon Sports budara akunda kugira amahirwe muribuka
Rayon Sports isubira i Nyanza twatwaye shampiyona kandi bacunga ngo ntayo irarenga ni shampiyona tugomba kuyitwara. amateka yose kwisubiramo arisubiramo. hano hari umutoza uri mu nkamuzi inyuma yawe uyu mufana ndamuzi. mwakiriye gute kwamuganyije na Musanze FC? ibyo ntabwo ari byo nateganyaga. iyi match ya Musanze yari match irimo ingufu no kuba wifite. iyi match ya Musanze nta mufana utifite wayijemo. urumva uzi impamvu se? njyewe saa 8 z'ijoro nibwo natangiye kwisiga amarangi kugira ngo ntahura n'umuganda ntahura n'igare. waraye Kigali njye bimeze nkaho nabaye i Kigali za ni mu gitondo naje mu gitondo ariko njyewe ntabwo naraye ariko bisa nkaho naharaye niba njyewe saa 10 nari namaze kwisiga amarangi maze bazinjira mu kinyabiziga kinjye. urumva ko byari ibintu birebire cyane. gusa ikintu nashima hari abantu batubaye hafi muri gare, abantu bayoboye gare Nyabugogo ndabashimiye badufashije. nta mufana wese wagera cyangwa ikabura imodoka. urakoze Nzovu. ubundi kuba utajya wisiga amarangi wowe tukone ku kibuga ni uburenganzira bw'umuntu. sinjya nisiga amarangi, nambara umwenda wa Rayon Sports nacyo ni ikirangantego cya Rayon Sports. kwisiga amarangi sindatangira kubyinjiramo, njye nzaza nambara umupira w'ikirangantego cya Rayon Sports. hari ubutumwa utanze yuko abafana ba Rayon Sports batari maraya mu karere ka Musanze baharaye bari ku Rwanda oya nta kuntu ntabwo nshaka ko baza kwishimira hano i Musanze usange inzoga zanyowe cyangwa ibintu byagize gute. njye ndashaka ko barara i Kigali kuko Rayon Sports iyo inganyije cyangwa igatsindwa nta nzoga inyobwa, twebwe duhita twitaye. ese Nzovu ufitiye icyizere kingana gute ikipe ya Rayon Sports bijyanye n'imyitwarire myiza iri kugaragaza mu kibuga? imyitwarire myiza irimo kugaragara mu kibuga nabyo ni byiza, kandi abafana ba Sports bakomeza kwiheba. nimba APR turusha amanota 5 ishobora gutsindwa umukino umwe twatsinze hagasigara mwabiri, yakongera ikanganya twari twatsinze bakaba tuyishyikiriye. njyewe mfite icyizere budakunda gutwara igikombe nzagitwara. Nzovu, hari akantu kabaye hariya kuri geti ngira ngo ngarukeho, bagusubiza inyuma urangiza bakinga ku jisho uriruka. njyewe kariya kantu nkunze kukagira, nta kuntu nk'umusore nkanjye nk'umuntu nkuriya amagarika n'abatajya bampagarika. n'umuntu nkanjye nk'umusore nta muntu ushobora kumuhagarika kuri byagenze gute rero? njyewe namucunze mpita nirukana nza hano muri ariko n'utuntu twanjye nta kibazo. kamananga ari kumwe n'umwishywa we, kamananga amenya bagasubije inyuma. ntabwo mbizi kamananga ni izina ryiwe. bijyanye n'ukuntu munganyije ariko muri kurusha ikipe ya Musanze, n'ubuhe butumwa wagira indi kipe muzahura indi kipe tuzahura, icyo nayisaba nituyisura ntizatwime ikibuga dukora imyitozo. biriya nabyo bishobora kuba byaduhungabanyije. muri ikipe rero ifite gahunda yo kuyitsinda iyo tuza gukora imyitozo ejo. koko kunganya n'iyi kipe ushatse kuvuga ko byaturutse kuko babimye ikibuga? nabyo birimo. hano rwose wowe iyo ubonye Bruno Ferry nk'umutoza wa Rayon Sports n'uburyo ari gutsinda imikino yikurikiranya adaheruka gutsindwa atanganya reka Nzovu mwunganira muvanga ibibazo cyane. ni umusaza icyo Ferry uburyo ari gutoza ekipe ya Rayon Sports arimo gutoza neza, kandi icyo nabwira ubuyobozi bwa siporo ni bube hafi y'abakinnyi, babahe prime, bahemberwa igihe. nibaramuka babikoze shampiyona tuzayitwara. imisigo wayivuganye iki? urabona ko basifuye neza, njyewe ntacyo nabivuga ku
imisifurire nyira penaliti ya Musanze yariye sifura nta kibazo. Metre Nzovu avugisha ukuri hano hari umunyamusanze ariko wambaye umupira wa Rayon byagiye gute kuba wambaye umupira wa Rayon kandi ufana umunyamusanze? Murakoze, njyewe nitwa Iceman. gira hino hafi ya Nzovu. Rayon Sport ni ikipe y'Abanyarwanda, sinzi umunyarwanda udakunda ikipe. Ubundi niyo kipe itsinda igihugu cyose cyangwa Afurika yose, umuturage wese akaba yishimiye. Match yagenze neza, nubwo tunganye umupira aba ari ibintu bitatu: gutsinda, kunganya no gutsinda. Iyo utsinze biba byiza, n'inganya biba byiza, ikibi ni ugutsinda. Kunganya kwa Rayon Sport byakiriye gute? Byambabaje nk'imbere yo ariko igikombe ndagifite. ariko rero muri business yo gucuruza cyangwa wakwishyura Igenda ari muri business ugomba gucuruza nkaninjiza. Nzovu ugiye kukubaza akabazo ka nyuma dusoza, ese ko umenyerewe nk'umusitari mu Rwanda, ni kubera iki abashuti bawe mukorana umunsi ku munsi bayaka ndetse na G-Tough mutajya kuzana ku kibuga? buri wese ni umutima wiwe, bariya wasaba badakunda football, ariko icyo nzi yakamwana fana Etincelle yavukiye Igisele, akunda Etincelle, ntabwo akunda rero, yaba yakundaga rero akagombye yaba yaje cyangwa abanyamusanze dufite ibirayi n'izonge. Niba umwana biganiye G-Tough aganaho yerekeye G-Tough muheruka kuri match afana pere na rero kuba munganyije ntabwo ari wamugane ngo iyo wagiye kuri match Rayon Sport yatsindwa yose iratsindwa uko inganyije akunda agahinda ahubwo niyamya bavuga ngo Nzovu atera umwaka ugiye mu mbona mu kibuga gasopo Umuntu uraho muri gasopo ya nyuma.